kubyara yamajana n'abaramukazi bose barakera n'amaremo yarakera bose bamamushorera muswagiraga imodoka bakubitamo baragenda seyaje namasikana ndi mu rugo muri huduma ya Yesu mbaye nitegura nakonjesheje ibintu ko tuza kunywa tukanezerwa ko twabonye umwana w'umuhungu kandi Yesu yari yamubwiye ko ari umuhungu nuko ko mu minota nka 30 telefone zamaze cicika mushiki waje mwa telefone yisumye bana niyo kutarumwa ko arambanje nje wasigaye ku rugo nagiye ku ibusheri kureba kaboga kaja kukonjesha ibintu niki babaye gute namambihore barahamagaye na pastor Nania ni muzara wacu bashaka baramuze Nania arahamagaye bari dikta mbona dikta nkabazimana kandi umusaidizi yogenda utaranyongoreye ngo tusesera ibi wobikora kuva umutima waje takashwara zakari na teke n'amateka kama ngumbwira hariya muri maternité murahazi mwese namasanga ko baraboroga sikwasa nikiba muganga amazarateka habagaye muramu wacu umuganga kandi akorera muri maternité genia ya manikorera ari kwanga namasanga umwana yawe hamazi ibintu birisuka none sinarwandekereza ibindi network Yesu kujya bari kumbwira muri huduma gacona mwana kandi namate ibintu byose Yesu yavuze kuri uwo mwana namasanga kuko nabanje kubite nyuma saidiza bati kwa kundi Yesu yacoye umwana ni kwameza ariko gukomera nama numva tayi murongo nama ndumurongo ndasoka ubwo bwamya ndakunda kubutanga mu video nama ngenda nja kuyaka rugira imbaraga kuri twebwe kubera ko tukiri mu mubiri twambaye umubiri turuza duhungabanya dufite imbaraga hano ariko Paulo yanditse neza aravuga ngo nubwo tubabara haleluya aravuga ngo nubwo tubabara tukarira ngundi tukababara cyane nabitakaje natakaje ibyo biragenda birazima namangenda muri sashika dunza iyo nagiye ngo gusura abarwayi nzaje gushaka turagiye kwimanikira sikahayo nzo kuntana muceke nahumye umutima w'umva Yesu wari wahumye w'umwuka urahuma ndadevia ndagenda namashaka umukozi kaza nshaka ahantu kareba ku rukuta ari awo kurahise muzi ukuntu hubatse neza ngashaka n'urusinga ngo ndumanure nimanike kwa mumino namaze siminota nyinshi ariko bakira alerte yabaye mu bitaro bambuze barambura gati ise umwana ararikisa ati wa muvyeyi ararikisa bari kwase kuri gate barabashije babaje bashiki banje bari hanze nabandi bantu kera bari batabaye aya makuru yamenyekanye hati tamukira tubona nije kuba nikera haciye imyaka myinshi nije na Revera Kado twabwije ku Mukiriyo yamimbira ngo nutavuga uramenye uwo ndiwe
wageze umumvise kujya yoboya wageze wumva ukanezerwa mukama mukunga wa Yesu waje kwiherera mu masengesho kakunezeza uyu munsi niho umenye Imana nyayo wemeye urayibona sha uyu nutabwiriza hariya Mukiriyo ndakwere nije wabwiri yamikomeza ingira ivuga nyine ngo akakarimbo data kabisa tuzabona ba yabibwira ngo uzabona uriya mwana wawe afite ubundi utari muri yabo bwa Kinyarwanda uzomubona adafite iriya sura yari afite umubuhinja no muri CH uzomubona n'ishusho yabe mu bwego ebe namakira ndakiraga ndayishuka giriya mu kuzimu nanagiye kwa batayimoni tumva ko nari mu batayimoni bari banzitiye baza bagukubiranya mu mubaba mushenge mukomere shuti yanje ukomere bana bacu babyara bacu mukomere bata mukomere ndimuheranwe n'agahinda batayimoni baza batwiba namange nari mwihutuma pasafidera nari mwihutuma ico giteye ubwo ariko nja kwiya urupfu rutugiraho baraka ane nubwo buri muri huduma ariko turashimira Yesu kuko atuba hafi muvuge ngo amen turamushimira ko atatuba hafi yararunesheje nzasoma muri Yohana ngatekereza wa musazuka